ndi umwana wa Mukama Restaurant na Ngendahimana Efron, nkaba mvuka muri aka karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo nari mfite nagira ngo nkivuge ni ibibazo bibiri. Amagambo make, abandi bategereje, ntabwo dusubiza ikibazo kimwe gusa. Ikibazo cyawe ni ikihe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwavuze ko tuba mu gihugu kigendera ku mategeko. Gera ku kibazo cyawe, va mu magambo, gera ku kibazo cyawe. Ikibazo mfite, hari umuntu hano mu Rwanda ukomeye cyane witwa Mutangana Eugene, ukora muri RDB. Yanyuze ku mutungo w'iwacu uri i Kanombe, arangije wa mutungo wanditse kuri mama, arangije yagiye gusura Lieutenant Kano Kananga, arangije avuga ko uwo mutungo agiye kuwutwara. Lieutenant Kano Ritari Kananga amubwira yuko uwo mutungo ufite ba nyirawo, hari umwana w'umusore unawukurikirana. Uvuga ibintu rega Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banza wumve ngufashe kugira ngo twihute tuve mu ntozi. Hari umutungo ni uwande? Ni uwa mama. Okay. Uwo washatse kuwutwara ninde? Mutangana Eugene. Yaturutse we mupfana iki cyangwa apfana iki? Mutangana Eugene mupfana iki? Kirahari ntigihari? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi bambwira ko ngo ari umuvandimwe wawe. Ariko ibyo ntabwo ari byo nakubajije. Nakubajije ngo mupfana iki? Nta gihari. Kuki atari byo wavuze? Ko ari byo nakubazaga. Mumbabarire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icya kabiri, yaba tugira icyo dupfana, yaba agira icyo apfana n'undi ari wese, yaraje gusasa abona umutungo aho atenda awujyanye. Yitwikiriye inzego za leta, ajya muri amburera y'inzego za leta, nyura muri komite y'akarere ka Kicukiro. Kuki uwo mutungo kuki awushakaho iki? Harimo iki ashaka gutwara muri uwo mutungo? Nicyo natwe twabajije minijiste. Ubu hari abantu bagenda mu muhanda akabona gusa inzu irahagaze akavuga ati ndayijyanye. Niho nshaka kugera, hagomba kuba hari ibintu udasobanura neza. Yaraje gusa agera ahantu hari umutungo ati ndawujyanye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niko byagenze, kuko ubundi iyo mitungo niyo igiye kubarurwa habaho raporo y'umudugudu, akagari n'iy'umurenge, bigashyikirizwa akarere. Izo raporo ntazabayeho. Uvuze ko yitwa nde? Mutangana Eugene. Mutangana Eugene. Waba hehe? Muraturanye cyangwa? Atuye muri Kigali, ntago nzi aho aba. Aha. Yageze aho ngaho yaraje aje gusura umuntu. Yagiye gusura umuntu, yagiye gusura Lieutenant Kano Ritari Kananga. Okay. Nabyumvise. Hanyuma abona iki yashatse gutwara? Abona umutungo w'iwacu. Umutungo ni iki? Ni inzu n'ikibanza. Aha, yabonye ikibanza, abona inzu kirimo inzego. Ati ndayikunze, ndayitwaye. Ndavuga niko bimeze. Yego, niko bimeze. Hari abantu bayibagamo iyo nzu cyangwa? Yego, harimo umupangayi ndetse n'inzego z'ibanze na polisi. Dufite raporo nayo bakoze basoramo umupangayi wari uyirimo mbere y'uwo nguwo wari urimo. Hariya bavuze ngo yitwa Eugene. Mutangana Eugene. Nzajya kubariza amenye icyo dupfana. Ntabwo muzi icyo dupfana. Abo muri RDB bavuze akora muri RDB? Yego, niko abayobozi bambwira. Aha. Dede wa Kicukiro nibo bimbwira, wabimbwiye ndetse na military officer uri hano ariko cyangwa?
wabikurikirana inde yes uwo Lieutenant Kananga uramuzi avane ndamuzi nabikurikirana kandi yes mubikurikirane yenda hariya nifite ikibazo cya kabiri rega ntabwo dutahira wowe gusa vuga ibyo uvuga urangiza niba nakubwiye ngo wihutisha ibyo uvuga n'ibiki ikibazo cya kabiri ni iki icya kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika hashize imyaka 30 dufite umutungo muri karitsiye komesari Kigali data ahuriyeho n'abavandimwe 4 n'undi wakwambuye nawe yego okay genda byose ubimubwire babikurikirane byose ari ibyo bya nyakubahwa perezida wa repubulika kubanza nawe ufite ibibazo